gushuka ni wo mwoshyi wajya umbabarira. Yesu uramujyanye kuki ngo ndabujyanye nasoni umva murekura uherekeza reka nkubwire si ubureba fura ibintu buri muramushyiramo wabuze ukuntu buri kumuroha kandi nawe ntiwumva gacano tugere cano se igihe uba waraheze umva utabitekerezaho ntago wankunda pe ani wese bamusezera basi cano dutahe we bakubwiye ndagukunda basi iyo mukunda turaza kuvugana ingaruka y'ikibi mama kuki bisanze andi ububona ibintu ukora utangiye kugisuzugura ababyeyi ariko mwana andi ejo bundi ntabwo ari we babwiye amagambo bakubwira kanyura ibintu iki umbwira iki bakwiyamye iki kuki utumva nakosheje ariko mbabarira ndakwiye mbabarira ntibabimenye ko bimenye ntibabimenye mbabarira mu muhanda ego haburiya reka kubwira nk'iyo papa na mama bakugwaho ani urabazi bafashe umwanzuro sinzi impamvu uri gukina cyane kandi ibintu biri seriye haburiya reba iyo papa gusanga hariya akagusangana nawe Beni please ibi bintu uzajya ubikora kangahe ntabwo nzongera ntabwo uzongera ngirira ibanga ko mama bimenye aha njye nsigaye mbona ntazi pe nese we barakubwira ikintu ntiwumva na hano hafi nugiye na kure ahantu uzi ko bashaka no kukubona ko Beni reba urukundo hari igihe rugusaza mama kumbwira kure cyangwa papa kumbwira kure ngo ndeke Frank ni ibintu bigoye guhita murekura kuva ngo sinzongera gura na Frank sinzongera kuganana biragoye Beni mbaro nyumva nyine mubwire ndakumva pe ndakumva bimwanjye kandi bizi ndanakwifuriza bizana nakishimira ko mwamuri kumwe pe ariko ikibazo n'ubugira ukanze gutya bagifite umujinya bagishaka ko mutagumana nibyo bibi sibyo nta muntu ndi bubibwire rwose ariko reka nkubwire nibyongera kuba ni ukuri ndagusezeranya ko papa yabagusanze hariya ntabwo ari kwitanga uri kumwe nawe ntabwo ari kwitanga umuri mu biki ikintu ari kugukorera ntabwo ari kugikunda ndabizi kandi ngiye kugerageza ngendere kure Frank mbabarira sinzi ukuntu uri bubigenze ariko Frank bumuretse nuko mbabarira nta muntu ndi bubibwire ndamugira kugerageza ese bite byane kumuhagaze ahangaha umeze nk'abantu bari gutongana bite urahakana ibyo ndi kubona gusa n'ubwa mbere mbonye isura imeze gutya cyangwa wowe ese ubundi wowe wari wagiye kugeza naho fone umuntu yahamagara ya fone yawe ntibiri wari wagiye agana hehe nagiye kugura amayinite n'amayinite nari mfite kabiri kanga ujya kugura amayinite buri gihe ntuza amayinite ubu noneho kuki utayanyatse nari nzi ko kiryamye nangakukanga ndavuga ko nje kuyagura hariya kuri butike ndetse waba wari wagiye kubonana na Frank ndeba mu maso nijye uri kukubaza ndeba mu maso waba wari wagiye kubonana na Frank byagenda bite yari yagiye ni wowe ndi kubaza yari yagiye he kugura amayinite Anita reka nongere mbigusubiriremo ni nayo nshuro ya nyuma ngiye kubikubwira ntitugushaka no kumva ntitushaka no kubona uri kumwe n'uriya muhungu ibyo ngibyo kurugutura amatwi yawe byinjiremo ku buryo bitari bashe gusohoka uri kubyumva neza kubw'ineza yawe no kubw'ineza yacu
no kugira ngo utakomeza kutuvugisha amagambo menshi. Icyo kintu ugishyire kure cyane. Turi kumvikana? Kandi mwana w'imyenda. Mugire vuba. Anasubiye mu mutangiye gushyiramo. So bibona. Numore. Ujya kura. Wanditse. Musubanza. Akose wanditse. Wakoze. Basi nawe zonge. Mbabari. Ase mbaba. Ko kureba iki gihe gishize cyose. Utaza kudusura. Ariko ndaje. Uraje kuko reba amezi hafi nk'abiri ashize. Warabimenye kandi narabikubwiye twarajyaga twandikirana nkabikubwira. Umva narabuze nihugiye wumve ngo kuba nkwaye umwanya. Naguhaye agaciro kenshi. Kuko ntabwo ari ibintu bikinyorohera nsigaye nkora kuva ku mbere kujya ku gatandatu ku cyumweru nyine nduka kandi wabuze mbashaka kwita ku rugo. Ariko se ntabwo wakwita ku rugo ariko nibura nimugoroba ukavuga uteka nze ngende njye gusuza mu mafaranga yaraje reka nibura musuhuza. Ntabwo biba binyoroheye. Ntabwo byoroshye byumve ko bitanyoroheye pe. Ni amagorosi. Yewe turaho urumva byose nabikubwira ngiye no umunyarwanda kazi urabizi nubwo nyine nari narashatse hariya muri Zambia ariko rwose turaho tumeze neza. Frank yarakuze bari mu nzira zeje kuba twanakora n'ubukwe. Yego nanjye nkagira umukazana nibyo urabizi ko papa we yitaye narabikubwiye ariko tumaze kumenyera twumva nta kibazo iyo ndi kumwe na Frank mba numva ariko ndi kumwe na papa we amahoro abari yose. Yewe rwose abari yose. Ese reka mubaze ikintu kinzanya hano Oya no kugusura byarimo kuko nari ngukumbuye. Ufite ikintu kikuzanye. Baba uracyari wakera w'amatsiko wo kuvuga burya. Oya ariko nari kuguhamagara kuri telefone nkakubaza ariko impamvu nje harimo no kugusura no kukubaza. Burya nkuru yo kuri telefone ntabwo iba risaba cyane no kuba umuntu muri kumwe amaso ku maso. None se kumwumvise ko uriya muhungu wanyu mugiye kumushyingira ba ni Benita na Anita sinzi umwe muri baraba ko Anita bari abo kwa Kambanda bo kwambanda pardon. Yes. None ibyo bintu kubizi neza ko uriya muhungu wanyu afite imiziro. Sibyo? Umva aho urabizi neza ko afite imiziro nawe urayizi. Sibyo? Nka mama we. Right? Nembwira ni iki se ariko nyine wabizi ko ayifite. Nyine si ihemiziro afite nyine sobanurira kuko ibyo kumbwira numva ntabizi. Oya okay. Nese bari kuri amungu wanyu umukobwa ba cyamane tapfa. Abizi neza. None ko kwa Kambanda muri inshuti cyane urabizi mwaramwanya ngo kuva kera uriya mu mama yo duhuye arambarira mwarabanye nawe nuko none nawe ushaka gukora izo kora uyambwira mbaba ibyo bintu bikuye he ntabwo mbizi hano wenda byaraturutse ariko umenye ko ni we wenyine waruzi iki kintu impamvu urabizi ko nabikubwiye mfite agahinda kenshi yego hakubwira nti umuhungu wanjye umugore yarashatse yapfuye turi mu kiriro urabizi yego arambwiye yewe tuhagacaga hafi nk'abezi nk'atatu umwana wanjye adashaka kugira ngo rebe nyine ibyo yakundanye n'uwo mudamu ko ahantu bacaga bagiraga gute tugahita tujya muri Zambia naho yagera gutya agashaka n'ubundi umugore nimba ngo yararwaraga umutima nimba byaragendaga gute situbizi umugore nawe aza kuza gupfa n'ubundi nza kuza kubikubwira ninde muntu wundi wahise noneho agira gutya akabyagarava akavuga yuko umugore wese baryamanye ahitamo. Oya ibyo bintu ni ntabwo ari nubwo uzi ko wabimbwiye kuriya sinjye gusubira simbizi ubanza ntabwo mbizi nyine gusa biri hanze birahari uretse hari uriya rugo rutabizi gusa kuko nabo baramutse babizi ntabwo bakora ikosa ryo kubashyingira abakobwa umwe mu bakobwa babo ngo iki yego bose barabizi ndetse cyane none se wari wongera kubonana na mama Benita? Oya ntabwo kandi ubu ngubu kubera ndakuzi ugira amagambo ubwo ndakuzi ushobora guhita wirukanka ukagenda ukajya kwibabwira ukagira gute ukagira gute rwose ndakwinginze ngirira ibanga pe. Oya njye ntabyo namubwira ko ntabwo ari njye gusubiza ashobora no kubimenya. Oya wivuge ngo ntabwo ari njye ubizi ahubwo we ivuge wowe ubwawe ivuge wowe ubwawe
njye nyine ntabyo nzamubwira ariko ashobora kubimenya njye nta makuru ngo ashobora kubimenya kuko ibintu singiye gusa mbizi sibyo sinzi uko byagenze simbizi ushobora kuba wari bagiye byundi ariko abantu biyizi babibwira ndetse ninde muntu ugenda hano ni wowe inshuti yanjye ikindi niba ari yatwanywanye uzi ko nagiye mbataye kera cyane ngishaka mbabwira yuko maze kubona umunyamahanga ngiye gushakana nawe ntimubizi turabizi hita ngenda nongeye kuganira iki nabo ntabwo mbizi ubwo utekereze neza rega umuntu abanyuzeshi kuko ninjye uri kuvuga ninjye uza hano gusa ariko ushobora kuba atari njye gusa haza n'abandi ushobora kuba ntarabivuze nta n'ibyo nzavuga ariko amahirwe menshi bazabimenya kuri kuvuga se ngo bazabimenya nose ibintu ntakumvanye wenyine nkabyumva na hariya uri kumva bo bazabuzwa n'icyo kubimenya iri hariya natekereje ko waba warahindutse ariko ntabwo wigeze uhinduka habe na gatoya akantu wumvise ebana ni ukuvuga ngo ni nkaho bakubwiye ngo jya kuvuga ndetse reka nkubaze sibyo wambwiye ko umutware wawe nyine byagenze kuriya ntisi impamvu byagenze kuriya ntiwayimbwiye nakubwiye warayimbwiye urayizi warayimbwiye yakoze accident none se oya wambwiye wivuga we uko wambwiye icyamwishura kizi nyine yakoze accident ariko se wigeze ubyumva hanze mbere yo kuvuga ngo wari uzi ko nyine kubyumva hanze se gukora accident nyine umuntu akora accident kandi nibyo nkubwira ngo wibuke neza ibyo wambwiye niyo mpamvu nkubwira ngo niba ngibi ko warabimbwiye ngo kuriya kuntu ukabutekereza ko ari njye ubizi gusa bizwi n'abandi nkubwira ngo wibuke neza ariko ntabwo umva abantu bariyongerera abantu bariyongerera kuko nimba umuhungu wanjye wenda tuvuga arashatse ashatse wenda umugore arapfuye ashatse uwa kabiri umugore arapfuye none mubibwirwa n'iki kwa gatatu sazapfa amakuru ahari ese muntu umwana wanjye ari mubi ku buryo mushobora gutekereza yuko uwo mugore yashaka yapfa cyangwa wenda yabura igikoma cyangwa yabura icyo agiye kubyara cyangwa n'ibindi ikintu gitangaje ni uburyo ari mwiza cyane ahubwo agahura n'ibyo bibazo iki usikumve ko hanita mama we akanyirukana hafi no kunkubita inkoni reka da ngo kwirukana iki niki mwakoze twavuye Mozambique tujya Zambia aho ibyo bintu nibo bantu bari babizi yuko ngize umukobwa tugirana ahita apfa babibwiwe n'iki hano aho niba barabimenye mama harabimenye we wa mugore w'inshuti yawe ngo nimbabaze buraya bibabwiye dore ko ari inshuti y'uriya muryango none ni inshuti ye baraziranye ndabizi baraziranye yewe Mbabazi kuko yatinyuka se akajya kubibabwira yatinyuka akajya yadore yaje ahangaha arambwira ati wari uzi yuko hari ibintu namenye ati ahubwo utambwiye ndavuga se ngo ni ibiki ahubwo ati nyamara ati dore hanze ahangaha hari kuvuga yuko umuhungu wawe ngo iyo ashatse umukobwa ahita apfa ngo umuhungu wawe ngo iyo ashatse umukobwa ahita apfa ndavuga reka ibyo ni ukubeshya uramenye arambwira ati nyamara ati umugore wa mbere ati yamushakiye Mozambique arapfa murahimuka muhita mujya Zambia uwa kabiri ngiherekada yabimbwiye gutyo numva yuko abizi ndamubwira none reka nkubwire ngusabe rwose uzajya bikubaza uzajya umubwira ko atari byo urumva uzajya bikubaza uramenye mbese niba unabifite bifate nk'ibanga rikomeye ry'umuryango wicecekere rero niwe wari ubizi wenyine ntabwo unayizi ko ari inshuti umuntu avuye muri ibyo bigo byose ari byo ahunga aje hano none hahise hasanga amakuru yuzuye nese ubwo mama wambwira yuko wabibwiwe neza none se umuntu ababwiye yuko atari byo ubwo ashobora kuba ari imbabazi ashobora kuba yaragiye akabimubwira none se ahise akubwira ugiyeyo bahita bakwirukana ngiyeyo mama wambaye akinkubita amaso yagiye kuzana umuhini ngo nyirukankane ahita mbwa ngo nimusohokere mu rugo ngo sinzongera kumwegerera umukobwa ego none si ibyo bari kwikora n'ibiki ako n'ubundi arabeshyira y'ubusa do mama ngiye nanita tugomba gushakana hasi hejuru nta wundi mukobwa nshobora gushaka inaha ataranita wenyine gusa nanjye ngiye kugenda nashake imbabazi nzamwihanangiriza cyangwa mubaza
n'uzajya ubikoze uzajya ubweterwa abantu bagira amashyari babonye tuje babona turi mu nzu nziza babona dufite nta mugabo uri ahangaha batugirira ishyari batangira kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo erega bashobora no kubikeka bakavuga ati ese ubundi umuhungu wawe kuki ataza n'umugore niyo mpamvu rero nashakaga kurongora vuba ibintu byose bikarangira mwana wanjye. mama nawe ibintu abavuga rwose wajyana amakuru aba bifite kurongora igare yuko umuntu tutubanye ahita agenda ariko ibyo bikazavaho nawe ugacungura umuryango wacu sibyo mwana wa erega nawe wo kujya ubitekerezaho cyane sibyo wo kujya ubitekerezaho cyane biriya bintu byose bizarangira narakubwiye ngo umuntu aravuka akavuka asanga iwabo nyine wenda tuvuga ari umusazi cyangwa ari indaya cyangwa ari ikindi kintu ariko arabyakira agacungura umuryango wawe rero bari muri bariya bakobwa uko ari babiri bo kwambanda nibo bazacungura umuryango wacu nawe mbese kora umera nkaho uvuga uti cungura umuryango wanjye mama yo kongera guhangayika ndakumva ariko se ariko mama ibaze nimbura mama nitari we wanshujubije kuri ibaze none uhise naza wowe ntazahita ncanira esanse no n'ikibirita ahita ntwika ariko mama reba abakobwa bose maje gukundana nabo hari Beatrice hari na Brigitte abo bose ntibagiye kuri Brigitte byagenze gute sinagiye muri koma nenda gupfirayo nanjye urashaka kumburura bashaka kubura umwana wibyariye nese urambwira yuko ngewe ntazakunda noneho mama nawe hari ibintu nsobanura natekereza nayo bwanjye nkenda kwiruka uzi ko hari umunsi umwe nzatera ikimbere hano muri cyo gipangu kambura nge rwose bitabaye anita noneho kuri ino nshuro ntabwo biri buze gushoboka mama urabizi nawe gusobanurira byose nanjye navutse ariko mbisanga navutse ariko usanga umuryango mwiza nta n'ahantu wabihungira ikindi cya kabiri ni ukunda kereka iyo ukunda undi atari umukobwa wo kwa kambanda none niwe ukunda sundi kuki ari njyewe koko kuki ari njye byabaye ubundi nacumuye iki kuki bitabaye kundi muntu koko ninjye utoye ino si njye nyine ninjye muntu ukiveje ninjye waturutse kuzimu njye nyine wenda nimba ari naturutse nakoze iki nuko ari we mfura yanjye icyo nicyo ngiye kuze so uri murambabaza urabizi uri murambabaza cyane ntabwo nakubabaza tujye kwa muganga bakambaga bagafata umutima wanjye bakawusikana ukareba ukuntu umeze nk'umukara wabaye nk'umukara kubera bino bintu njye nzakora iki none se kiza ndaza kubigira gute Anita chérie none sikwemereye nabi ngaho rero gira vuba woza amasahane hanyuma utunganyirize date bya bintu nakubwiye kumutunganyiriza nanjye hari aho ngiye ndaje mu kanya Nachoza mami. sawa Yende neza. merci bébé Love you. love you too chérie Bye. bye byubahirize Ndabikora mami. Frank. Niki kintu kikuzanye hano Frank? nyine bebe urebye nawe ngo kumbe ndimo ndaryama akaba ari wowe ndota nakwicara ahantu akaba ari wowe mbona nabuze amahoro ntabwo ufite Ntabwo ukifata ukaza mu rugo. Mama arapfa kubizi neza ko bahari. Frank ntabwo ari wo mwanzuro wo kure gufata. bebe nta kindi kintu nawe ndishobora nawe mfite Erega nanjye ndagukumbura. Ariko nta kindi mfite cyo gukora. Twakavuganye kuri telefone. Tugavana tugomba guhurira pana kuza mu rugo. Ntabwo ari umwanzuro mwiza wafashe Frank. nyine urabizi yuko urukundo ari nk'ibisazi pe nta kindi kintu nafite cyo gukora uretse guhita nza kukureba kandi nawe ngukumbuye pe Frank. bebe ndagukunda reka nanjye nuko
ariko dukwiye kwirinda. ese si uwanjye Frank, hari ibyo dukwiriye kwirinda tukagenza gake. ibyo ntabwo mbyitayeho mu gihe umutima wanjye umbwiye ngo ngwino urebe umukunzi wawe nawe ngomba guhita nzana nabitekereje kabiri pe. Wari kumpamagara byose tugahura hanze y'igipangu, ariko ntiwinjire mu rugo. Bebe ntabwo byari bishoboka, niyo zamu yakwanga kumfungura nawe gutaruka igipangu pe. Rero ndagukunda cyane pe. Nanjye ndakunda urabizi, ariko okay. Basi se nkora iki? ntuzongere gukora ibi bintu. Please, ndakwinginze ntuzongere gukora ibi bintu. Ujye umpamagara dushaka ahantu duhurira, ariko kuzana mu rugo. Frank, sinagushaka yuko ababyeyi babiha umugisha ubundi ku cyo ubunyishisha umpisha nk'imiti ntavuze. Frank, si ukwanga ko ababyeyi babiha umugisha. noneho urimo uranyirukana. Ntabwo mwirukana, ariko hari biba bitaragenda neza, ariyo mpamvu dukwiye kwirinda, sibyo? Frank, urukundo ntidukoresha amakosa. Urankunda, ndagukunda. Nshaka nyine kuza kureba nimba uri safe kandi ujye umpamagara ujye telefone, sibyo? Okay, boss, I'm sorry. Sibyo? Nibinongera sinavuga ko bitazongera kuko nanjye ni umutima untegeka icyo gukora pe. Ntuzongere gutegeka ngo uzane mu rugo, ujye ubanza umuvugishe. Ndabigusabye kandi ndabigusabye Frank. Okay. Ninjira mu nzu se? Frank, please. Ahubwo mbabarira ugende. Mbabarira ndakwinginze ni papa na mama ataraza. Ngende? Frank, kuki udashaka kunyumva? Bibarega mbongo kumbuye nabuza none wisunyirukana aka kanya. Okay, basi ushaka yuko ngende? Bwa basi mubwira kugira ngo numve basi umutima usubiye mu gitereko. Sibyo? Urahita ugenda ariko. Yeah, I promise you. Ntuzagaruka. Oh my God. Oh babe, urazi. Usikiye ngo wowe yita nimagine ko mu ijuru bizaba bimeze. Shawo uraseka ntabyo uzi. Nego babe ndagukunda cyane. Ndagukunda. Umutima wanjye wose. Amarangamutima y'ababyeyi ambuza kugusanga, nyamara njye ndumva narukira mu gituza cyawe